bituga inyuma ukumva ikintu kiraremeye ukumva kiraje benshi bajya babyitiranya ngo ni indwara y'igifu kuko bifata hano hagati mu kameme hagati y'amabere iyo ndwara nayo nari nzi kuyiroga kandi uwo nyiroze nkamukurikirana nkumva ari kuyitaka ngahita ngenda ngahembesha nkavuga nti n'ikimenyimenyi uzajye kumuvuzi runaka numvishije ari mbese nahoraga nkurikirana amakuru y'abantu naroze numvisha ariko ngazajya kwivuza ibunaka utakwambuye aragukerereza harabona atezaga ubwo burwayi bakagurisha n'ibyabo bakivuza ariko ntibakire hari uburyo ki nibaga urudodo rw'umuntu nkaruzinga ku gati nkiherera nkagatema nkatonga amagambo uwo muntu mvuza amazina ye umugongo ugacika utari uri mu kazi nzi kuroga ku indwara y'amara ku bagabo amara hari amagambo navugaga nkayasobanya ukajya kubaga utagiye kubyara nari nzi kuroga ikibyimba nigishaka kibari n'icibiro 7 hari umumama w'inshuti yanje nawe ndumva naramwohereje hano yaje gutanga ubuhamya yarabibibwire ko nawe yararwaye kanseri y'ibiro 7 ikibyimba c'ibiro 7 kuri 6 nkamuhobera nanga se nkaba namucunga agiye gufura imyenda ngatongamo imiti akaba yafura uwo mwenda ariko hari ibindi natonze ku mwambaro we niyo yaba ari umwe nkawujugunya mu yindi ubundi umuntu wese umubonye akamwanga nari mfite imbaraga zishobora guteza umucuruzi nyatsi nkamuhino ya 5 akamikiro c'isukara yo muhaye na yatonza amagambo na yaroze arega reka mbabwire nimba barozi badutonga amagufa y'imbwa z'inkazi bakadutonga amaraso yo dusa munyiga ngo twangwe nkuko nabikoraga mureka abantu twitonga amaraso ya Yesu natwe ngaruriye nkayatwika ubusize narabivuze uwo muyonga hari uburyo kinawuhuhaga undi nkawuta mu mugezi utemba iduka rya miliyoni 10 nanga 20 ukwezi kumwe ryabaga rihombye nashaka bari n'inguzanyo ya banki ibyo ntibyandebaga nukuvuga ngo natezaga abantu inyatsi yo kukwaka ibyo wari ufite nari umurozi ushobora kuroga umuntu impanuka nkagutera ico bita umwitwaro nanga umwahuro n'indi miti ntiriwe mvuga n'iyi modoka wayihungiririya nanga ikindi kinyabiziga kikagukurikirana bitewe n'ibyo nagutonze ingabo za satani zirakomeye tudafite umwami Yesu uzaduhindura narinzi kuroga ibintu biryana mu maguru ico bita ibihato ugakandagira ukagira ngo harimo amahwa nanga ugakandagira ukumva uratonekara nzi kuroga ibintu biryana nk'imikereva mu mavi hari abantu babakire bakunda kurwara izo ndwara kenshi akabyitiranya bitewe n'urujijo bamusizeho ngo ni gude ngo nimba ari gute nimba ari iki za ndwara barwara mva narogaga abana kubura ubwenge nkamukora mu mutwe nkamutonga amagambo none ugira umwaka umukore mari wa mwana ubyuka ntibamusengere hari igihe batazi kwisengera ujya kwishuri ntibamwatura amaraso ya Yesu mbikore uri mu mwanya wo kumangamanga ntagiye ufata ngo usenge umwana narabutwaraga yabaguwa mbere akabuwa nyuma nari umurozi uroga ingo kutumvikana hari imiti nacishaga mu idirisha bitumwiryane n'indi ntiriwe mvuga umugore n'umugabo bagatangira gushwana bakinjira no muri divorce nta kibazo ntaco bagapfubusa bagacocorana bikarangira rwose bikomeye ingabo za satani zirakomeye tudafite uko se bakajya mu rukiko none se ubu nta divorce muzi kandi narabikuroga ngakurikirana niyo batahita bakora divorce ariko urugo rwabo rwabaga ari umwiryane utakwambuye aragukerereza wenda bamenya ubwenge bakavuga ati nyamara dusenge ibi bintu biri muri urugo ntibisobanutse iyo bayobokaga iyo gusenga rwarongeraga rukubakwa iyo batagiraga ubwo bwenge ngo basenge iherezo ni divorce nanga iherezo umwe akica undi ntimujya mu byumva se ngo umugabo yisha umugore nanga umugore yisha umugabo amakimbirane menshi aterwa n'imbaraga z'abarozi cyane ku bantu batazi akamaro ko gusenga nakoraga mu bishimbo wari kugosora imifuka ibiri ukagosora ibiro 20 izo mbaraga nayo narazihawe umuntu yabisaruye wabigejeje mu rugo kumwe bahura bategereje kubigosora wagosora ukagosora ubusi yo nabaga nakozemo bikora birakora ukuntu bikora ubundi na amagambo ubundi abarozi benshi ntibagitamika asigaye yicarira wagatonga umuntu amagambo agacika umugongo akameneka umutwe akababara gatuza n'ibitugu nakoragamo ngatonga amagambo umurozi nakoreraga yari yarambwiye none hari ukuntu nacungaga nyirabyo ngahita mbihuha no kuvuga ngo wewe wagurishaga n'abagore babandi nari mfite imiti nakuye Sumba wanga aho muri Tanzania nababwiye iyo miti ni imiti nashoboraga kwisiga ngasuhuza umuntu yaba atariho imbaraga z'Imana atari umuntu usenga ufite yereko ngatesha agaciro ibyo bamutonze naguteraga iyo miti ugatangira kumva ufite irari ry'amafaranga ikintu runaka ntutegereze ngo umugabo akiguhe ahubwo ugahita ufata umwanzuro wo gusambana izo mbaraga nazo narazigiraga dukwiriye gusenga kugira ngo Imana idushireho uburinzi ndura nari naramukenyeye iyo namushakaga hari isume yakoreshaga iyo yabaga ari iwanje nari naratanduye akantu k'agapande ngashiramo indi miti ntiriwe mvuga
kubera impamvu y'abantu nshobora kugira ngo ndi guhamya naho ndi kubigisha kuroga kuko isi yose ndabizi irankurikiranye kuri yicano. Noneho iyo nashakaga kumuhamagara numva mushaka narinzi no kwitoranyiriza. Urumva umuntu wasambanaga n'abagabo 10 ku munsi, narinzi umuntu ushobora kunezeza mu buryo bw'umubiri. Iyo namushakaga nakubitagaho gutya nkavuga amazina ye yombi, niyo yaba amajije kugera ku burira pfumbase umugore we yaramutaga kaza. Ubundi nje nicaga bazima nkakuroga ico cangiro. Ako kantu ntago nagombaga kuba nagakoraho, kari karanteye agahinda avuga nti yabaye mfite ubushobozi bwo kukonsa najya nkiyongereza. Mbese ubundi abona akoreraga ibyo babaga ari abantu bazima. Umurima nkawuroga ari ukubera wera mvuga nti ni misiyo. Mu by'ukuri n'uwari ku kantu makosi nagombaga kukica. Numvaga kanteye imbabazi. Nari umurozi uroga umutwe w'uburyo bune. Wa mutwe ukubita ukagira ngo amaso avuyemo, wa mutwe uza ukishima ku buryo urgira ngo warwaye imvuvu, ku buryo no kuba watunga umutsatsi bitakunda. Narinzi kuroga amaso.